Ndabasuhuje mugira amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Njyewe ndi mwene so Aniseti niyo mugabo. Nejejwe n'Imana ku bwanyu ndetse na mwene data uri kuri kamera Jene Kwizera, ndetse nejejwe n'Imana ku bw'abantu benshi bari kugenda bumva kandi basobanukirwa ubutumwa bwiza bakira n'agakiza ku bwa Kristo Yesu. Rero aha ni kwijwi ry'umukanguzi nk'ibisanzwe. Imana itwugururiye amarembo. Imana irongeye iruguruye kugira ngo tuganire impamvu zo kwizera, aho tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ku buryo bwo gusoma Bibiliya no kuyisobanukirwa. Ndagira ngo tubanze dusenge, ariko kandi dusenga wibuke ko uri umwana w'Imana, wibuke ko wabyawe n'amaraso ya Kristo. Rero iyo wibutse ko uri umwana wabyawe n'amaraso ya Kristo, muri ya mibabaro yose Kristo yatubabarijwe, bituma ibya data tubyubaha, bituma iby'Imana data wa twese tubyubaha. Reka mbabwire iki, ntimugire ngo umutungo w'iwanyu wakubahwa na rubanda nk'uko wowe wawubaha. Niyo mpamvu mbabwire ngo niba tugiye gusenga, duha agaciro isengesho tugiye gusenga n'umwanya Imana iduhaye. Ntabwo hasenga babonye umwanya, hasenga abantu bagiriwe ubuntu n'Imana, kuko nta muntu utabona umwanya, nta n'umuntu utabona ibimugira bizi bituma uhuga. Burya buri muntu arabigira, buri muntu arabigira, ariko njya ntangazwa nuko igihe kidushakira umwanya. Igihe kidushakira umwanya, hari umuhanga wavuze ngo hari ibintu tutakima umwanya. Ntiwakwima umwanya kujya kwa muganga. Iyo wisanze muri serumu rwose uwo mwanya tujya tuwubona. Nta ubura umwanya wo kwitaba urukiko cyangwa gufungwa, nta n'umuntu ujya ubura umwanya wo gupfa. Rero ibyo ni ibintu bigenwa n'igihe. Hari igihe kiguhinduka ukisanga rwose urwaye urembye, uwo mwanya ntitujya tubura. Uburyo umubiri uduhinduka tukisanga mu bintu bidahuye n'ibyo twari turimo. Ntangazwa nuko umwuka watadushakira igihe kitarimwe abiyo makuba. Ukisanga turi imbere y'Uwiteka tumuramya duhimbaza Imana, ariko tutabitewe n'amakuba. Nyamara amakuba yazayo akadushakira igihe. Ntekereza ko ari uburyo tuba twubashyemo ibya data, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo akaruta kandi karakamira. Tugeze mu minsi igoranye, yanteye ubwoba, ndetse reka mbabwire ngo numva ndanatinye cyane kubona ko abakirisito benshi bafata igihugu cya Isiraheli nk'ijuru. Nasanze tukiri mu bya mbere bya Kristo dusa naho tutaramenya umumaro Yesu yatugiriye, kuko uyu munsi ntidukeneye isanduku y'isezerano. Nyamara Abisiraheli iyo batayigira ntibari kwambuka inyanja itukura. Uyu munsi ntidukeneye Mose na Eliya. Iyo Abisiraheli batagira Eliya ntibajyaga kugira ibyiringiro. Uyu munsi ntabwo dukeneye inkoni ya Aroni. Iyo batayigira ntibari kubona ibihamya by'Uwiteka. Uyu munsi ntidukeneye manu irara ijoro rimwe ngo ibore. Iyo batayibona bari kwicwa n'inzara. Twebwe twabonye manu, ni umubiri wa Kristo, Imana ishimwe. Kandi narabibabwiye, amaraso ya Kristo ntavura, ntabwo ajya ashira imbaraga, ahora ari mashya, ahora atemba. Imana ishimwe, aracyeza abanduye kandi aracyamara umwuma n'inyota rwose abantu bafite inyota yo gukiranuka. Rero manu, umubiri wa Kristo, ijambo ry'Imana riracyahari rizima kandi ryavugiwe twebwe. Ikintu cyanangaje nuko mutamenye ko manu yakuriweho kugira ngo umubiri wa Kristo uhabwe agaciro. Nuko mutamenye ko isanduku y'isezerano yakuriweho kugira ngo umubiri wacu ube ubuturo bw'Umwuka Wera. Ko Bibiliya iravuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka w'Imana uri muri mwe. Ntabwo dukeneye isanduka dutwaramo ibisate by'amategeko, kuko amategeko yasohoreye muri abiri: kundisha Uwiteka umutima wawe wose. Ntabwo ari igisate kibuye, ni umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ikindi, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntiwishimire ikibi kuri mugenzi wawe. Imana ishimwe. Iyo bigenze bitya, abasomyi ba Bibiliya, abantu b'Imana, abantu mukunda ijambo ry'Imana, mba numva nababwira ngo muhindure ubundi buryo bwo gusomamo Bibiliya kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuvuganira natwe muri Bibiliya. Rero nari mbabwiye ngo dusenge, ariko twubahe ibya data please, ibya data wa twese. Ibi turimo, agakiza kagurwa amaraso, kaguzwa amaraso ya Kristo. Uretse n'amaraso ya Kristo, nawe ubwawe urasabwa kwitanga byo mu maraso.
apana byangira rubeshwa ku maboko n'ibintu. Itange byimazeyo umutima wawe, ubigitamba imbere y'Imana, umubiri ubigitamba imbere y'Imana, witange mu buryo Imana ikubonamo. Nababwiye ibintu bitatu Imana ibishaka: icya mbere ni igihe cyacu, icya kabiri ni wowe ubwawe, icya gatatu nibyo dutunze. Kwitanga no guha Imana ibyo byose, tukamenya gusengesha imirimo tudasengesheje amagambo gusa. Ko gusengesha imirimo harimo gufashanya, harimo gusurana, harimo kubabarirana. Iyo nayo ni imirimo y'abizera. Uretse no kubabarirana, harimo guharirana imyenda, harimo gucira abantu imanza zitabera, tukarenganura abarengana, harimo guhora twifuza agakiza k'Imana muri twebwe. Kandi inshuti z'umusaraba, iyi ntambara y'Isiraheli inyigishije ibintu byinshi. Ko inyeretse ko abantu benshi ari abayoboke ba Isiraheli kuruta kuba abayoboke ba Kristo. Kandi ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi Isiraheli niyo yavaho iteka ryose, Kristo Yesu wahoraho. Amen. Ntabwo iyo mvuze gutyo ntabwo mba maze igihugu, singikuyeho. Wababwira, reka nosheho gatoya tubone gusenga, wababwira akabasobanurira byimbitse ububi bw'izi ntambara ziri muri Middle East, ntabwo mushobora kuzihuza n'agakiza ngo ntimushobora no nawe ubwawe wakumva ari ukubura ubumuntu kubihuza n'agakiza ngo izi ntambara zitirirwa agakiza. Reka mbabwire intambara, wenda mu kiganiro gikurikira tuzatumira n'undi mukozi w'Imana babwire ku ntambara ya Armagedoni. Mba numva ntasangira njyewe njyenyine ngo mbasangize ibitekerezo mutagira ngo ni ibitekerezo byanjye nk'umuntu. Mba numva twahuza imyizerere y'abandi bene data muri Kristo Yesu, kugira ngo niyo mpamvu twatumiye mwene data Musoni, kugira ngo twumve kwizera kubonerwa muri Kristo Yesu kuruta isano yo muri Isiraheli. Ariko mureke mbabwire, izi ntambara nuko social media aribwo iri kugenda yevariwa kuruta ikindi gihe. Ariko izi ntambara zahozeho muri Middle East, zahozeho kuva kera cyane. Noneho twebwe turasabwa kuba muri ekipe ya Yesu, ko umugaba ugabye ingabo kurwana n'ibyaha ndetse na Satani ni Kristo. Iyo niyo ntambara yacu. Imana ibaha umugisha. Rero reka dusenge, kadusengane aho uri, wakwitegura tugasenga. Iyo tuvuze gusenga tuba tugiye gusenga Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Iyo tuvuze gusenga tuba tugiye gusenga Imana ikiza indwara, tuba tugiye gusenga Imana umuremyi wa byose. Iyo tuvuze gusenga tuba tugiye kuganira n'Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ibikorwa birenze ku ubwenge bwacu. Niyo mpamvu ubwenge bwawe wibufata ngo ubugire kare cyangwa igifungisho, wibufungisha gukora kw'Imana. Ubwenge bw'Imana bwugurure, ugurura ubwenge bwawe, Imana ikorane nawe. Imana ishimwe. Gusenga, yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro, bazabanga babamora, bazabarenganya, uko nagiriwe namwe niko bazabagirira. Imana ishimwe. Dore mbasize nk'intama hagati y'amasega, mugende mufite ubwenge, mutware intwaro z'umwuka. Mugende mufite ubwenge, mutware intwaro z'umwuka wera, bazabanga babamora, bazabarenganya, uko nagiriwe namwe, namwe ubwanyu niko bazabagirira. Imana ishimwe.
nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze. Dusenga usaba gukira indwara, usaba ko Imana yashyiraho impinduka z'imibereho, Imana yaguha umugisha mu mikorere, Imana yaguha nationalite, yakuburanira. Dusenga ujye wibuka ko Imana ibishoboye, ariko kandi iyo Imana ibishoboye iri bugufi kuza gutwara itorero ryayo. Icyo nacyo mukizirikana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'imbabazi, watuguze imbabazi n'ubuntu bwinshi, utugirira ibambe ridashira, urangije ntiwatwitura ibihwanye n'ibyo twakoze, uturebera mu maraso ya Kristo twitwa abakiranutsi, nyamara ku bwa kavukire n'imirimo twari ibivume, ariko Kristo abindorerwamo urangije utuboneramo. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya tugiye kuganira na bene data ijambo ryawe, reka wigishe ubwenge guca bugufi no kumenya ndetse no gusobanukirwa, kugira ngo ubwenge buva mu ijuru butwigishe kumenya Imana no guhishurirwa Kristo. Mu izina ryawe dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Ejo bundi cyangwa se mu kiganiro cyashize twabaganirije tubabwira Bibiliya ibitabo igira, bagiye babigabanya mu nzandiko. Hari ibitabo by'amateka, hari ibitabo by'indirimbo n'ibisigo. Iyo bavuga ibitabo by'ibisigo ni ibitabo biba bidasobanurwa na buri muntu wese, kandi na teoloji itagiraho amakuru yuzuye. Ego ntabwo ko nabura kukavuga na teoloji ntibitangaho amakuru yuzuye, kuko igenda yitsa ivuga ngo abayuda batekereza ko, kandi bavuze ko, bigaragara ko, ntabwo bagenda bahamya. Rero Bibiliya ndagira ngo tuganire uburyo twajya tuyisoma. Ugasoma Bibiliya ukayisobanukirwa, ukumvamo impumeko y'Imana. First of all, Bibiliya ni iki? Bibiliya ni igitabo, ni ihuriro ry'ibitabo byinshi bituruka ku ijambo Biblos, ijambo ry'Ikigiriki. Biblos ni ukuvuga aho ni ikusanyirizo ry'ibitabo, muvuga bibliothèque, yego, cyangwa se inzu y'ibitabo. Na Bibiliya nuko irimo ibitabo byinshi bitandukanye, sinjya nkunda kubivuga mu mubare bibarwamo, kuko hari n'ibindi bitabo bitarimo. Njya nanga gukonfirima umubare tubwirwa na teoloji, kuko iyi dufite ibitabo ifite byagiye bigabanwa. Hari inzandiko za gishumba, hari inzandiko zandikiwe amatorero, hari n'ibitabo bimwe na bimwe muri Bibiliya muzasanga bitavuga Imana, bitavuga mu ijambo Imana. Urugero nk'igitabo cya Esiteri gisoza kitavuze Imana. Ni ibitabo rero bigenda bishyirwa mu byiciro runaka bitewe nuko ababishyize mu byiciro babisomye cyangwa babigenzuye. Ntabwo nje kubigisha Bibiliya ko mu teologike, oya, ndagira ngo tuganire. Bibiliya narababwiye itangirira kuri iki gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro muvuga Genesis, mu Kigiriki bavuga Genesis. Ni inkomoko, ni imvo n'imvano y'ikintu runaka. Hakurikiza igitabo cyo kuva tukita Exodus, mu Kigiriki bakacyita Exodius. Ni ukuvuga Exodius ni ukwimurwa cyangwa se kugurutswa. Ni ukugurutswa ariko ujyanwa ahandi. Ibi bitabo byose byashakaga kugaragaza Kristo, ko Itangiriro harimo ishusho y'Imana mu muntu. Niyo projet y'Imana. Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Kandi nimusoma Bibiliya iravuga ngo Kristo niwe shusho y'Imana mu isi. Noneho aba Kristo natwe nitwe shusho ya Kristo mu isi, kuko Bibiliya iravuga ngo ni umucyo. Niko Yohana avuga igice cya mbere. Iyo ndi kuvuga mba numva haza byinshi, ariko ngatinya kubivuga tudasomye. Yohana igice cya mbere aravuga ngo mbere na mbere
hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Umurongo wa 13 haravuze ngo wa 14 bariho dusoma, haravuze ngo jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. 15 Yohana yahamije iby'uwo, avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe unduta kuko yahozeho ntarabaho. 16 kandi bimwuzuye n'ibyo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Aha nababwiye ngo ni uburyo ngira ngo tuganire kugira ngo tumenye uko tuzajya dusoma Bibiliya. D'abord Bibiliya hano harimo amagambo ubwayo yagamburuza umukristo gito wizeye ijuru nk'igihugu cya Isirayeli. Harimo ahantu iki gice dusomye harimo imirongo yatuma umukristo waruhukaga isabato arekeraho kuyiruhuka, hakabamo n'ijambo rituma uwajyaga gusenga arekeraho kujya gusenga. Ariko kandi harimo ijambo ryatuma uwapfuye azuka, rigatuma uri mu mwijima abona umucyo. Hakabamo ijambo ryatuma uwari ujijwa asobanukirwa. Muri iki gice cyonyine, kubera iki? Yohana aravuze ngo nahamije iby'uwo kuko yahozeho njye ntarabaho. Uyu wahozeho ni Kristo Yesu, aravuka. Impamvu mvuze ngo ririmo ibintu byatuma abantu bagamburura, uratekereza gufata Yesu nk'umwisiraheli kandi Yohana wamuhamije avuga ngo yahozeho ntaravuka. Ahoraho ni ukuvuga ngo ntagira itangiriro n'iherezo. None wowe uri kumubarira igihe kimwe aje kuri misiyo yo gucungura kugira ngo ahinduke umubiri uvemo igitambo, ukabara Kristo ku gitambo gusa, ntumubarire kuri cyagiye ahoraho. Kuko iyo ureba Yesu nk'umwisiraheli wirengagiza mission yari imuzanye, ariko iyo urebye Kristo nk'uwahozeho uhita ubona intego yazanye Kristo kurutaho yaziye. Amen. Rero ni iki gituma dusobanukirwa kandi tukumva ijambo ry'Imana? Nuko ijambo ry'Imana first of all turisomesha umwuka, ubwenge, ubumenyi n'amasengesho. Ubumenyi n'ubwenge bw'ijambo ry'Imana ntabwo ari ibya bose. None gitangaje umwuka nawo si uwa bose. Ikindi gitangaje no gusenga si ibya bose. Urahita uvuga ngo ninde uzasoma Bibiliya? Mu ntege amatwi tuganire. Uhita uvuga ngo ninde uzasoma Bibiliya? Impamvu Bibiliya iconfusing abantu ikabatera urujijo, nta bumenyi bubaho hatabayeho ishuri. Uziga Bibiliya gute? Ubwaryo iri jambo riraganira, ririgisha ko riri muri position nziza. Iri jambo ry'Imana riri kuri position nziza yo kutwigisha. Ubwaryo iri jambo ridafite umusobanuzi rirasobanutse. Ijambo ry'Imana ridafite umuhanuzi n'ubuhanuzi. Ijambo ry'Imana tutaribwiwe n'abantu bagiye mu ndimi bamwe mwitirira umwuka, naryo ubwaryo ni umwuka. Ni ijambo ryihagije, rikungahaye, rikize mu buryo ubwo ari bwo bwose, rifite ubwenge muri ryo. Imana ishimwe. Ubwaryo ni ubumenyi, ubwaryo ni umwuka wera, kandi ubwaryo iri jambo ni amasengesho. Haleluya. Iri jambo riruzuye ku rwego uburyo ushaka kuryumvamo n'uburyo ushaka kurisomamo. Ushaka gusobanukirwa ijambo ry'Imana urarisoma ukaryumva. Imana ishimwe. Ndumva iki kiganiro kinejeje cyane. Kubera iki? Bibiliya abantu benshi bayiga, impamvu bayobya bakagaruka bayibeshyera ngo ni inyanja, nuko biga Bibiliya bashaka gutsinda isomo rya Bibiliya. Kandi nta muntu utsinda Bibiliya.
niwiga teoloji ushaka kuyitsinda ngo ubone amanota ntabwo uzigera uhindurwa n'ijambo ry'Imana. Niwiga misiyoloji ushaka kuyitsinda ngo ubone amanota ntuzigera uhindurwa n'ijambo ry'Imana. Uzaryigira kuri boloka muri wowe ribe ryuzuye mu mutwe, urivuge imirongo uyimedita, utubwiriza ugahita utubwira umurongo n'igisobanuro cyawo, kandi igisobanura umurongo wo muri Bibiliya ntabwo ari umurongo ukurikira, ahubwo igisobanuro cy'umurongo wo muri Bibiliya ni abantu babonye impinduka ziturutse mu byanditswe byera. Igisobanuro cy'ijambo ry'Imana si ubuhanga bw'umwigisha. Igisobanuro cy'ijambo ry'Imana ni impinduka iryo jambo ryadusigiye. Amen. Igisobanuro cy'ijambo ry'Imana ntabwo ari ibyo mweretswe n'ibyo mwahishuriwe kuri Bibiliya, ahubwo igisobanuro cy'ijambo ry'Imana ni uko twahinduwe nabyo. Rero wikwigira Bibiliya winayimenyera kuyiburanisha, wiyimenyera kuyibwiriza. Ntabwo intego yo kumenya Bibiliya ari ukugira ngo duhinduke ababwiriza butumwa. Oya, intego yo kumenya Bibiliya ni ukugira ngo tube ubutumwa, na mbere yuko tubuvuga tube turi ubutumwa bwa Kristo. Ariko ikibi abantu benshi bayiga n'abashaka kuyisoma, asoma Bibiliya, hari abantu bajya bamamagara nkababwira ntiyo siyo ntego yawe, nkababwira ntibyihorere. Hari n'abanyumva nabi, hari n'abarakara rwose. Hari umuntu umamagara akambwira ngo nturanye ngo n'umuntu tudahuje ukwizera mu idini runaka, akambwira ngo mbwira umurongo nabwirizirisha nkamutsinda. First of all, mbere yuko ushaka umurongo uhindura abandi, wowe muri Bibiliya wahinduwe n'uwuhe murongo waguhinduye? Noneho utarabaza undi muntu wese, aho kugira ngo tugushakire uwo gutsinda abandi, fata uwo waguhinduye uwubwiriza abandi. Imbaraga ziri muri uwo murongo zatumye wemera ukizera Kristo zirahagije ubwazo ko wawukoresha wo ubwawo ukawufashisha abandi nabo bagahinduka. Tujya dusoma Bibiliya tukumva nkaho atari iyacu, ukumva Bibiliya ni iy'abandi bantu. Akaba mukazana na nyirabukwe bagiye mu rusengero, pasiteri arabwiriza, mukazana yumva ijambo ry'Imana, harangije basoje iteranira ahagarara ku muryango, akora pasiteri mu kiganza aramubwira ngo uri umuntu w'Imana. Pasiteri ati amen, Imana yaraduhamagaye. Bimwe mujya mutubwira turabakunda, muntu w'Imana wavuze ukuri, abandi bakadutuka. Burya amarangamutima y'abantu badukunda turayanezerererwa, ariko y'abantu badututse adutuma gusengera kamere zabo kugira ngo Imana iduhe ubundi butumwa buhindura izo kamere. Nge ntinda ku marangamutima yantutse kuruta yanshimye, kandi n'abadushimye turabakunda cyane. Noneho abo bandi rero badututse, niyo mpamvu mujya mubona komenti zintuka sinjya nzisiba. Ntabwo nsiba komenti, ntabwo nsiba komenti. Hari n'umuntu wamamagaye ambwira nabi, uri kuyobya abantu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mujye musabira umugisha. Yamamagaye ejo bundi, ariko si we wenyine, hari n'undi we n'umumama wumva neza ijambo ry'Imana, we naramusobanuriye arabyumva. Ndababwira nti iri jambo ntabwo ari ijambo ry'Imana, ni ijambo rya Dawidi. Uti umva kandi uti Bibiliya urayihinduye. Hari amagambo muzasanga muri komenti ngo wowe ngo uzashaka ngo kugarura ibyo wavuze, ngo utakibonye uburyo ubigarura, uri kubigarura ubijyanahe. Ijambo nyine nzabigarura mbijyana. Ijambo ry'Imana wiryumvisha impaka. Turi kuganira uburyo twakumva ijambo ry'Imana. First of all, niba uri umudive, niba uri umuyehova, niba uri umumizirima, niba uri umupantekote, niba icyo uri cyo cyose, mbere yo kugira ngo usome ijambo ry'Imana ushaka irihindura abantu, shaka iriguhindura. Kandi urabizi ko utaraba satisfied, ntabwo wowe ubwawe urumva uhagije, ntabwo urumva wihagije. Niba utihagije uracyafite task yo kwiyitaho no kwihindura, hanyuma impinduka uzakura mu ijambo ry'Imana, izo mpinduka zizabwiriza kuruta inyuguti wowe uzakura muri Bibiliya. Impinduka muzakura mu byanditswe byera, izi mpinduka zizabwiriza kuruta inyuguti muzakura mu byanditswe byera. Uyu munsi ikintu kibabaje kiri no gutera urujijo abantu bamwe na bamwe,
nuko ababwirizabutumwa ntibasa n'ubutumwa. Urasanga bwije bwakeye impaka ibintu bipfuye biri aho n'abitirirwa umurimo bari kubikora, ukibaza bizagenda biti. Noneho abandi mukagira urujijo muvuga ngo tuzamenya umuntu w'Imana gute. First of all, mbere yo kumenya ko Aniseta ari umuntu w'Imana, banza wimenye, menya wowe urinde. Ijambo ry'Imana mwirikoresha mugenzura abantu mutarigenzura ko n'indorerwamo buri wese yibonamo, kuko tugiye kureba intege nkeya mwebwe muzi zagiye ku karubanda, hari n'izibera hihishe. Rero ibyo wibitindaho, niba hari n'izibera ahihishe, Imana yacu ikiranuka iracyafite umucyo wayo. Umucyo w'Imana, umucyo w'itangaza uzamurika ibiri mu mabanga byose bijye ku mugaragaro. Rero uyu mwanya uretse kugendera ku mpinduka z'abandi, ahubwo gendera ko abandi bagendera ku mpinduka zabo. Nababwiye ngo ubumenyi ntibubaho utize ijambo ry'Imana. Ushobora kuryigishwa n'ababwirizabutumwa, ushobora kuryigishwa no gusoma, ushobora kuryigishwa no gusenga, kuko turasenga tugahishurirwa, turasoma tugahishurirwa, hanyuma kandi ikindi twumva n'abigisha tukamenya. Ariko se wamenya gute ijambo ry'Imana kandi watangiye kumva ijambo ry'Imana ushaka kumvamwo amakosa n'ibyo umuntu yatezwe ngo uburane nawe? Urugero, reka mbashimire, hari aho twahereye ku kiganiro cya mbere kivuga kuri iyi ntambara ya Isirayeli na Hamasi, twatangiye tuvuga ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izarokora abantu nk'umushumi uvuye mu muriro. Tuvuga umushumi ari umushimu. Umushimu ni igiti cyapfubye gishya ibishishwa ku buryo ugishishura ugasanga imbere umutima wacyo, ntabwo wigeze ugerwaho n'umuriro. Mu yandi magambo, imibiri izababariramo ariko turokorwa imitima ikiri muzima, ubugingo bukiri buzima. Iryo jambo ryaratwisobye turikoresha muri ubwo buryo. Tuvuga umushumi mu cyimbo cy'umushimu, bijya bishoboka ko iyo wavuze menshi ntubura iryo usitaraho. Ariko hari umuntu wampamagaye ambwira nabi, arambwira ngo n'ikimenyimenyi ntimuba mwasomye Bibiliya, umushimu n'umushumi urabyitiranya, igiti n'umwenda byahura bite? Abigize intambara muri mayindi. Ndamwumva mutega amatwi. Impamvu ntamukubye niki? Nuko nambwira nabi uburakari bwe buragenda bushira. Mufasha kumara kamera ariko sinamufashije kuyihindura. Guhindura kamera y'umuntu ni uburyo wowe ufatamwe ibintu na pozisiyo yawe ufite mu gihe ugiye kumva ibintu. Banza wiyoroshye d'abord. Niba uri umubwirizabutumwa ukaba ugiye kumva undi mwigisha, wikumva nk'uri kwigisha cyangwa wikumva nk'umwigisha. Banza wumva abandi nawe wabaye umwigishwa kugira ngo ugire icyo ubungukiraho. Muri uru rugendo nta mubwirizabutumwa ujya uvuga ijambo rya nyuma ku byanditswe byera. Uraribwiriza, wafata conclusion, ikaba ariyo beginning, ikaba ari ryo tangiriro. Wowe aho usoreza ubwiriza, twebwe niho dutangirira tujya kubwiriza. Mu yandi magambo, rekeraho gufata conclusion ngo tubwire ngo birangiriye aho bihereye aho. Oya, umwuka aracyakora. Niba rero aho usoreza ariho dutangirira kandi aho twatangiriye ariho usoreje, twemerane ko twese turi abigishwa kuri iki gitabo. Nta muntu uraba umwigisha w'ijambo ry'Imana ngo abe ahagije ku rwego we atigishwa naryo. D'abord, cishwa bugufi nuko ijambo uvuga rikuruta. Niba rikuruta n'uwarivuze wicaye, mwubahe. Utagendeye kuri titre, mwubahe. Akavuga ucecetse, akagenda uhagaze, akayobora wumva wayobotse. Mwubahire ko Imana imutoranyirije uwo mwanya. Kabone na wa wundi usoma akitiranya igice cya Bibiliya n'umurongo. Kubera iki Imana ishatse gukoresha umwana? Erega aho kugira ngo umubone nk'intege nkeya, ahubwo isuzugure wowe uvuge ngo kuki Imana ikoresheje uriya utabizi neza kandi njyewe ubizi nicaye. Uha agaciro Imana itumye ahaguruka wicaye, kugira ngo tumenye Bibiliya tuyikuremo insanganyamatsiko y'Imana. Nuko utazifata nk'umwigisha wayo
ukifata nk'umwigishwa wa bibiliya, n'igihe uzaba uri kwigishwa bibiliya ntuzayigire kuyitsinda, uzayigire guhindurwa nayo. Numara guhindurwa nayo, Imana ntizakugira umwigisha w'inyuguti, izakugira umwigisha w'ubuzima, kuko ufite impinduka z'ubwo buzima. Haleluya! Ufite impinduka z'iyo mibereho. Kumenya bibiliya, koresha ubumenyi. Kandi icya kabiri, urwego rwa kabiri rutuma tumenya bibiliya ni ubwenge. Ubwenge bwacu buri nothing imbere y'ubwenge bw'Imana. Imbere y'ibyanditswe byera, ubwenge bwacu ntacyo buri cyo. Kubera icyo mwita experience, naho mwanyuze, ni amateka yanyu, ni ibintu runaka byubakiye ku hashize hawe. Ahashize hawe si urufatiro rwa Kristo gusa, hashobora kuba ikirango cy'uburyo wagendanye n'Imana, ariko si urufatiro rwa Kristo ngo uhonyoze abantu amateka y'ibyo waciyemo. Reka mbahe urugero. Nigeze nabandi kubwiriza ku itorero rimwe rya Pentecote, nari ndi kubwirizayo iminsi myinshi ikurikiranye. Noneho mpingukayo, mpagera ntinzeho gatoya, kandi si ikosa. Nibyo mwita gukererwa mu rusengero, njyewe si byo nita gukererwa. Hari umuntu ukererwa atari yateguye kuza gusenga, umwuka akamuhamagara mu masaha mwebwe mwatangiriyemo, akumva agize ishyaka ry'uko umwuka muyobora kujya gusenga, yakinjira ngo ubuse ko akererewe, kandi ari bwo ayobowe n'umwuka kuza guterana, nta gahunda yari afite. Mubanze mwikuremo ibintu byo gucira abandi imanza. Ntawe ukuzira, nawe ntawe waziye. Niba ntawe waziye, utaje nta mwenda yakugiyemo. Nuje atinze ntacyo yakwiciye, kuko ntacyo wagombaga kumva yakubujije kumva. Banza wiyite uri mu nzu y'Imana ubwenge bwanyu, murekereho kubukoresha nk'intwaro ihangana n'abandi. Ngo yakererewe, ngo yambaye ibyo ndakunda. Niwe ubyambaye, ntabwo ari wowe ubyambaye. Umwambaro w'abandi ntuhinyure umwambaro wawe. Kandi igihe umuntu yaziye ntigisenye icyo wajemo. Bene data, ubwenge bwanyu mwibukoresha nk'intambara. Imana ibaha umugisha. Ninjiye, hari abakristo twikundanira, ntawubura abantu. Ntawubura abantu, buri muntu agira abamukunda. Ninjiye baranezerwa, bakomera Imana amashyi. Cyo si igitangaza, icyo cyubahiro Imana yarakiduhaye. Ntabwo aho nihohora. Ari n'abantu muvuga ngo abantu ngo mwakomeye amashyi, ngo icyo cyubahiro kirabagusha. Uretse namwe kutwubaha, n'Imana iratwubaha. Yesu yarabivuze ngo umuntu nazaho ndankurikire, kuko umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Ayo mashyi mudukomera si urukundo, ni icyubahiro twahawe n'Imana kubw'umuhamagaro wera twahamagawe. Si igitangaza. Kandi utubashye umuntu w'Imana, si undi wakubaha nde? Niba hari n'ubwenge bubaho n'ukubaha umuntu Imana yubashye, uhabwa ingororano nawe z'icyubahiro. Murakoze. Kandi abo kubahwa. Hanyuma umuntu wari uri kubwiriza ni umusaza, ni umuntu mukuru, ashobora kuba ndusha n'imyaka deja myinshi cyane. N'imfura ye ntitungana, kugira ngo mwumve ko ari umubyeyi. Yumvishe bakomye amashyi arababara. Uwo mwanya direct ahita avuga ngo tuduhungu ngo twinjira mudukomera amashyi, ngo mudukomera amashyi, ngo tutagira ubuhamya, ngo ntimuramenya ngo igihe cyabo, ngo uyu nguyu ngo ntagira ubuhamya nk'ubwanjye, ngo haraho nanyuze, ngo ni mu mutege nawe iminsi. Nshuti yanjye, buri muntu uko ari intwari y'urugendo rwe, aho wanyuze nawe uri intwari yaho, kuko ntiwahaguye. Ubuhamya bwanjye kuba bwaba buri extra si igisobanuro cy'uko nkuruta, kuko sinakunyuriye mu gihe, nawe ntiwanyuriye mu gihe, ariko igihe cyawe wakinyuriyemo. Ubuhamya usohokanye mu gihe cyawe, you are hero for your testimony. Uri intwari mu buhamya bwawe. Imana ishimwe. Uri intwari mu buhamya bwawe. Wibuhinyuza ubw'abandi, wibucogoresha ubw'abandi, nawe uri intwari mu nzira wanyuzemo. Imana ishimwe. Ntawe ukurusha aho yanyuze niwe wahanyuze, ariko nawe aho wanyuze Kristo wahakunyujije. Arakwivuga, arakwishimira, arakwirata. Imana ishimwe. Ngiyo ndavuga ni rero, nshuti y'umusaraba, wigushwa nuko ninjiye bagakoma amashyi,
ubuhamya bwawe n'ubwanjye ntibizahura kuko njye nawe ntituri kumwe ko je suis comme je suis tu es comme toi sibyo niba ndi uwo ndiwe nawe ukaba uriwe training yawe ntabwo ariyo yanjye is not mine ntabwo ari yanjye niba rero atari yanjye kandi aho uzakorera sa ntabwo ariho uzakorera rero mbivugiye iki ubwenge bwanyu muri kubwanduza bigatuma mubukinga ntibwumve ijambo ry'Imana kubera ko mwabukingishije icyo mushaka ko abantu bakora kandi nta muntu kuri mw'umwenda w'imirimo agomba gukora ariko wowe uri mu ideni abandi nta muntu uzera imbuto urya ahubwo wowe uzera izo abandi barya ntabwo Imana yatubwiye ngo muzarye imbuto babereye ahubwo yaravuze ngo muzere imbuto abandi barya rero nimufungure ubwenge Imana ishimwe nimvuga ubwenge tuze kubushingira kuri niveau d'étude iyo ntisobanura Bibiliya haba mu buryo bwa teologe abateoloji ntabwo basobanura Bibiliya ni abahanga b'inyuguti n'ubumenyi ariko ntibasobanura Bibiliya nabibabwiye abantu umuntu uwo ari we wese wigiye Bibiliya kuyitsinda ntabwo ari igisobanuro cyo kubwiriza Bibiliya ariko umuntu wese watsinzwe n'inyandiko iri muri Bibiliya yahindutse ubuzima ku rwego yabuha abandi Imana ibaha umugisha ikindi ubwenge buba mu ico ryitwa doctrine nico rwose ubwenge buba mu ico ryitwa doctrine imyemerere ngengadini ku buryo byoroshye ko umukristo ahura n'uwo badahuje idini akamuseka kandi nubwo mudasangiye idini ariko Imana ni imwe musi umuntu abishyize mu nyurabwenge icyo muba musobanuye ni nko kunyura imbere y'umugabo ukamuseka ukavuga ngo ntaba mu rwanjye kandi mutasangira umugore kuba aba mu rwe nawe ukaba mu rwawe ntabwo bimukuyeho ko atari umugabo ntibimukuyeho ko atari umugore kuba yaravukiye hariya nawe ukavukira hariya ntibisobanuye ko atari umwana buri muntu agira urugo abarizwamo kandi urugo rutanga uburere ahubwo icyo wa blaming aho ku blaming urugo yavukiye mu wa blaming uburere yahawe hanyuma mu gihe udashaka kuba nkawe muri ubwo burere ntabwo umunenga ahubwo wowe umugaragariza uburere bw'iwanyu akakwigiraho ibi bintu bigoye umuntu udashaka kumva ariko umuntu ushaka kumva birasobanutse rwose wowe ubwawe wirirwa hari abantu birirwa bampa message nkajya kubona ngo dusobanurire ibi abirabura baturuka he bizagufasha iki mu kwizera nge ntabwo ndi umwigisha w'amateka ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza niyo mpamvu izo message nazihoreye kuko tugendeye ku byo mudutuma kubabwiriza twaba turi kuyoborwa na umuhamagaro wacu wabuyobowe namwe ariko kuko tuzi icyo twahamagariwe nushaka kutubwira ngo dore inkende turayireka kuko ndi turabungera ibazo turagiye intama za Kristo ni ikigaragaza rero ko inkende yigeze mu mwero urayicyaha ariko ntuyiragira kuko uzi icyo uragiye mu yandi magambo iyo uzi icyo ufite ntushaka ikibonetse cyose kandi iyo ufite icyo ushaka ntufata icyo ubonye cyose rero mugaruke twiganirire ubwenge bwawe bufite amatsiko nibyo ariko niba bwagiraga amatsiko yo kuguhindura uburyo ubumwigishwa wa Kristo ntabwo ari bibi kutubwira ngo tubabwire ayo mateka yaha abirabura baturuka kandi abenshi mwabyize mu mahistwari hari n'umuntu umpamagara ngo nagusuhuzaga uwo nguwo wamubwira ngo urakoze ukamukupa agahita kwandikira message ngo mwishyize hejuru twebwe ntitwishyiraho turi impamvu mwumva ko tutari hejuru nuko twaciye bugufi tubasangaho muri ariko ubundi Uwiteka yadushyize hejuru akiduhamagara sibyo kuko yadusumbishije abandi bantu kuki mutemera ko umuhamagaro w'Imana ari icyiciro cyo kuzamurwa n'Uwiteka uzi impamvu nuko ubwenge bwawe bushaka ko umuntu agenda nkawe oya ahubwo wowe iha umurongo ngenderwaho uhuye nuko Kristo Yesu ashaka kugenda mumbabarire nkoresha aya magambo asa nk'akakajya dufite abakozi b'Imana mwahinduye abagaragu
mu buhe buryo? Mu buryo bwa word limit, mu buryo bwa Remitry, mu buryo bwa Western Union, mu buryo bwa MoneyGram, mubagira abagaragu, mubicisha utumesaje tw'udufaranga twa hato na hato, ukamwohereza udufaranga ugahita umuguta umukozi w'Imana ajya kunsengera. Wamuhamagara saa 7 z'ijoro aryamye, agahita ava mu cyumba akajya muri salo mukavugana. Aniseti ntabwo ari uko nkora. Imana yacu ntiyubahirwa n'amafaranga. Reka da. Hari n'uwampamagaye arambwira ngo uretse nawe ngo na Apotre runaka ndamubona. Niwe nyine. Ntabwo ari njyewe. First of all, wowe ubwawe banza wubaha Imana yanjye. Niba unashaka gusengerwa, ubaha Imana. Dabo, ubaha Imana, wowe uyigandukire, kandi Imana ntuzayigandukira mu bitabo, uyigandukira mu bakozi bayikoresha. Nababwiye ngo mumbabarire nkoresha aya magambo akakaye. Hari nk'umuntu twasenganye nk'iminsi 2, ku munsi wa gatatu turi buze gusoza nimugoroba. Arampamagara dufitanye gahunda yo gusengana. Arampamagara ari mu muhanda arimo drivinga, aragenda nta kibazo cyari kirimo rwose. Ahuye n'umuntu wa mbere arambwira ngo ntukupereka nganire n'uyu muntu. Abagiye kuri araganira, ntegereza umuntu ko azagaruka shwi mba mukubye gato. Arongera arampamagara ngo ihangane, ndamubwira nta kibazo, kandi koko numvaga ari ntacyo ngo ihangane. Ndamubwira nta kibazo. Arongera arampamagara ngo mpuye ngo na senateri ntabwo aba muri iki gihugu cy'u Rwanda ari hanze, ngo reka ngo nongere muvugishe ngo ntukupe. Ibyo tuzabihoramo. Kuki mufata abakozi b'Imana nkaba? Ariko abantu ni ibitangaza. Naramukubye yongeye guhamagara, ndamwana umwanya nari ngufitiye warangiye. Turi kuganira ku bwenge, gukoresha Imana mu bwenge. Ubu hari abantu benshi muhise mugwa mu bwenge. Uzi impamvu muguye muri ubwo buryo? Nuko imitekerereze yanyu idashaka guhinduka, ahubwo ishaka guhindura abandi. Murashaka ko abandi baba nkamwe, ahubwo mwebwe ntimushaka kugendera ku bandi. Tuganire. Utubashye umukozi w'Imana, Imana ye wayubaha gute? Nsubiza muri comment nta kibazo. Kugira ngo Imana yubahwe nuko wubaha umuntu uyizeramo. Niba hari umuntu wemera nk'umukozi w'Imana, kugira ngo Imana uyihe icyubahiro, nuko wubaha uwo muntu wemera nk'umuntu w'Imana. Amen. Kandi kubaha abakozi b'Imana ntabwo bihera ku matitre. Umuntu wese urushywa no kugabura ijambo ry'Imana, Paulo yaravuze ngo mumuhe icyubahiro ndetse kabiri. Aravuga ngo kandi no mu kumuherekeza mugira umwete rwose. Kumuherekeza icyo yaravuze ni ya matike muburanaho. Hari ahantu merutse kuba ndi kuganira n'abakozi b'Imana, kubatangaho urugero nta kibazo. Ndi kuganira n'abakozi b'Imana, twasohotse twatembereye, ndi kumwe na bene data bamwe na bamwe, kubavuga mu mazina si ngombwa, turi mu kanama. Noneho abantu bashyira table inyuma yacu, ntabwo bari batubonye, deja baratubonye ariko ntibari batumenye ko binjiye, twari duteye umugongo aho bari kwinjirira. Kikumva numva baraganiriye, baravuga ngo dufite igiterane cya korari kizaba. Hari mwene data twari kumwe off camera arahita byibuka, arangije aravuga ngo umuvuga butumwa ngo uciriritse ngo tuzamutegera tumuhayaye. Umuvuga butumwa ugize gute? Uciriritse. Kandi uwo muntu yafashe ko aciriritse, amuhaye umwanya wo kumutegera amatwi ngo yigishe ubwenge n'ubugingo bwe n'umubiri. Namwe mumbabarire mwumve iyo mitekerereze, ngo tumutegera tumuhaya, ngo ariko ngo umuvuga butumwa ngo wundi ngo tumuhaya, ngo umuhanzi tukamuhaya. Kumbi byamaze kugera mu biciro. Abaciriritse n'abadaciriritse igiciro naye. Uzi ko hari abantu mufata nk'aho amatike. Nshimiye Imana ko ahenshi nza, nta muntu ndahamagara, nta n'umwe ndabwira ngo muzampa ngahe cyangwa mu mpagatike cyangwa muyabanze muyampe. Ibyo mbishimiye Imana. Ariko noneho muzi gitangaje, no kubwira umuntu ngo mpatike ni n'itegeko rya Bibiliya ahubwo.
none se uwo muntu uri kubwira ngo ngwino iwacu ubwiwe n'iki niba afite ubushobozi buzahamugeza? ko we wagambiriye kumutumaho. Iki ni igitangaza. Niba wagambiriye kumutumaho, iby'urugendo rwe byose n'ibyo akonsoma byose uriyansharije yabyo. Si igitangaza. Hari abantu njya numva bavuga ngo mukozi w'Imana ngo yenga impamvu tugukunda ngo nturi umusatuzi. Nanjye nasatura. Nuko iyo mpano ntayihawe ariko si imbyanga. Nanjye nasatura. Kubera iki nasatura? Urampamagaye ngo ushaka amafaranga, udusabira amafaranga. Niba nyagusabiye we wayampaye. Ngo mwahamagawe n'Imana naba ariyo mukorera. Niba twarahamagawe n'Imana mwarekeye aho kudutumira, Imana ikadutuma iwanyu. Mutadutumiye. Turi kuganira n'ubwenge kuko wowe ushaka gutwara abantu uko ushaka ko bagenda. Niyo mpamvu udashaka kubahiriza ijambo rya Kristo. Kugira ngo usome Bibiliya uyumve, kwanza banza wumve ko ijambo ry'Imana, amasengesho n'umwanya ugiye kumarana n'umuntu w'Imana bikomeye kuruta wowe. Niba bikomeye kuruta wowe, byubahe kuruta uko wiyubaha. Ntabwo uzasuzugura umuntu ukuzaniye ijambo ry'Imana ngo wubahe ijambo ryamuvuyemo. Muvandi, igikombe cyanduye wanywa amata yo muri cyo? Bibaho se? None se niba ikinyobwa utakinywera mu icupa risuzuguritse kandi ushaka kunywa, kubera iki? Hari n'abantu njya numva, mumbabarire sinzi impamvu biri kuza gutyo. Hari n'umuntu njya nkumva ngo ndagukunda, ngo kukuvuga ijambo ry'Imana, ngo ariko ngo ntabwo ari wowe, ngo ni umwuka ukurimo. Kuki se wowe atakubayemo ngo urivuge? Rega mujye mwemera ko hari abantu Imana yahamagaye. Mureke gukoresha ubwenge mu buryo mpakanyi gusa. Ngo nyine ngo muntu w'Imana ngo uranyubaka, ngo nako si wowe, ngo ni Kristo ukurimo. Kuki atanyuze mu mugabo washatse se cyangwa umwana wabyaye, akanyura mu bo yahamagaye? Wowe ubwawe ubaha Imana. Ubwenge muri gukoresha nini na nini no, ubaha Imana. Hari nk'umuntu ujya kumva ngo mwana wa mu ruhe rwego rwo kuba waranyonkeje. No, ubaha umukozi w'Imana ku rugero akoreshwa n'Imana, utamubona ku rugero rw'imyaka afite. Ngo muhungu wanjye, mu buhe buryo se bwo guhabwa uburere bw'inama y'urugo ngira muhungu wawe? Ariko niba mushaka ko tuba abana banyu, tuzabyemera. Namwe mwubaha inshingano za kibyeyi. Iminani muyiduhe, amashuri muyishyure, mwikorere imideri muduture, tubyare muduhembe. Ariko uranyita umwana, sinabyaye ngo nkubone. Ntibigeze umpemba na rimwe. Umwana wawe mu buhe buryo? Kuko umbonye gusa. Murekeraho kutubona nk'abana banyu, mutubone nk'abakozi b'Imana Imana yahamagariye kubikisha ubutumwa bwa Kristo. Murababaye? Murababaye? Reka da wiba nimutubona ko rezamfa muzajya mufata ubutumwa ku rugero rungana nuko mwadufashe. Ntabwo ari icyo cyatumye Imana iduhamagara. Yaduhamagara. Timote yabwiye Pawulo ngo abakecuru bansuzuguye. Pawulo aramwandikira aramubwira ngo bahugure nk'abanyoko. Bukeye Pawulo agezeyo arababwira ngo umugaragu w'Imana ukundwa Timote Imana yashimye ko abahindukira umuyobozi muri uru rugendo, ngo mumwubahe kabiri nk'umuntu wahamagawe n'Imana muri mwe, agatoranwa akuzuzwa umwuka wera, kugira ngo Imana yanyu ibone ikitegererezo muri we. Turabubaha nk'ababyeyi, ariko nimudufata nk'abana, mudufate nk'abacutse batari kurerwa, ahubwo bari kubaha inama mu rugendo dufitemo rw'agakiza. Ko nimudufata nk'abana ntimuzatwumva. Hari nk'umuntu ujya kukubwiriza akagwa ngo ibyo uvuga ngo bikurahe, ngo bikurahe, ngo ibiki, ngo ntungana nabyo. Uzi impamvu muri kutubona mu rwego tutangana n'ijambo turi kubabwiriza? Nuko mutekereza ko namwe ijambo mufite ringana nk'uko mungana. Kandi Kristo araturuta twese. Niba turuta twese, mwubaha ijambo ry'Imana ku rugero rungana na nyiraryo, ari we Kristo Yesu. Niba ubaha Kristo Yesu, uzubaha n'abantu Imana yanyuzemo. Rero nihuta
ubumenyi n'ubwenge. Ubwenge bwo bubamwo imico myinshi, bubamwo intambara z'urungano, bimwe mutubwira ngo ni experience. Aho wanyuze nababwiye ntawe wahanyuriye, nanjye aho nanyuze ntawe nahanyuriye, ahubwo aho nanyuze ni icyitegererezo cy'ibyo nshobora kwigiraho, nkabwira abandi bagafashwa, nawe ukambwira ngafashwa, tugasangira amateka tutayarutanishijwe, twese tukangana muri uyu muhamagaro. Kuko wakiriye Kristo Yesu ku wa mbere angana n'uwizeye ku wa gatanu no ku wa gatandatu, bose babarwa nk'abana mu rugo rw'Imana. Kandi ikindi cya kabiri, inshuti z'umusaraba, iki mukimenye, nta mukozi w'Imana uruta undi, nabibabwiye, keretse uwakiranutse undi ari umunyabyaha. Muri iyi nzira titre iruta iyindi ni ubukristo, umukristo w'inyangamugayo. Bibiliya iravuga ngo umukene ugenda atunganye ngo aruta igikire cy'ikigenge. Rero bene data, ubwenge ni mu bukure mwico, ni mu bukure mwico. Amadoktrine y'amadini ni muyakuremo. Kwanza nusoma Bibiliya wumve ko nta dini na rimwe riyigenga. Wishaka gusoma ijambo ubwirisha abapantekote, mu Yehova ngo usomere ijambo uribuze gutsindisha abandi, umudivu urebe iryo ubwirisha abakatolike, mwadepera rebe iryo abwirisha abandi. No, rebamwo ijambo rihindura ubugingo bwawe. Nuhinduka werekana impinduka, izo mpinduka zizaba ubutumwa bwiza bwa Kristo, urwego ruzatuma dushimwa n'Imana, kandi umucyo w'Imana ukamurikirwa muri wowe. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ikindi, ubumenyi n'ubwenge. Hanyuma amasengesho. Amasengesho ni igihe usenga nta muntu ucira urubanza, kandi ugasenga muri bwa buryo butatu, ukitanga, ugaha Imana igihe n'ibyo utunze. Mwe gusengesha amagambo mudasengesha imirimo, ko Bibiliya itwereka imirimo y'abizera. Imirimo y'abizera, nshuti z'umusaraba, ni urukundo, ni ukugira neza, ni ubugwaneza, ni ukubabarira no kugira gute. Iyo mirimo murekeraho kuyibagirwa. Nusenga nk'uko Imana ishaka kusenga, Imana irakongorera. Wasoma Bibiliya, umutima w'Imana uri muri wowe ukisobanurira ibyanditswe. Ikindi cya nyuma, umwuka wera. Umwuka wera tushobora kuza ku muntu utahindutse, kandi ntiwahinduka utabwirijwe, tiwabwirizwa ijambo ry'Imana ngo ubure kuryumva, kandi waryumvishe, nibwo bumenyi n'ukurimenya. Rero iyo wamenye, ubwenge bugahinduka, ugasenga, wamara gusenga ukayoborwa n'umwuka wera, bidusobanurira ijambo ry'Imana. Nakagaruka tuzakomeza kuganira uburyo umuntu asoma Bibiliya akayumva, ariko ubanza utsinda ibyo muri izo ntambwe enye. Kumenya bidutera gusobanukirwa ko Daniyeli yaravuze ngo abazi Imana yabo. Ntabwo wamenya Imana nyine utayibwirijwe, wamenya Imana utigishijwe. Bibiliya iravuga ngo babwiriza bate batatumwe? Bamenya gute batabwirijwe? Babwiriza bate se nta wabatumye? Kandi se batumwa bate batizeye? Izere, utumwe, ubwirize, umenye. Numara kumenya uhinduke. Numara guhinduka uzayobora ubwenge bwawe, ureke gutekereza nk'umuntu. Tuzatekereza ku rugero rw'imyaka yawe, tuzatekereza ku rugero rw'ubutunzi bw'ibifatika, uzatekereza ku rugero rw'igihagararo cya Kristo Yesu. Numara gutekereza ku kigero cy'igihagararo cya Kristo Yesu, uzasenga, kuko gusenga bizakubera ubuzima, bikubera impinduka. Nibikubera impinduka, umwuka w'Imana azagwira, uzakungahara, uzaba very rich mu buzima bw'umwuka wera. Imana ibaha umugisha. Munyemerere dusengane Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, ni wowe utuma tukumenya, ni wowe uhindura ubwenge bw'umuntu. Bibiliya iravuga ngo n'ubw'inyamaswa abantu. Ubu bwenge bw'inyamaswa abantu burahinyura, ndetse bugatuka abakozi b'Imana, bugatukana n'Imana. Tibwemera kwizera, ntibwemera agakiza no gukiranuka. Ariko uyu mwanya ndagusabye kugira ngo ijambo ryawe ryisobanure muri twe, kandi ducishwe bugufi nuko ijambo ryawe ari rikuru. Umuntu uhagaritse imbere yacu, yaba turuta twaba tumuruta, ntitubone ijambo ry'Imana mu kigero cy'uri kurivuga, ahubwo turyumve mu mbaraga zingana na nyiraryo. Bibe bityo ku bwawe, kandi umwuka wawe atuyobore. Dusenga, dusengesha umwuka iteka kubw'imbaraga z'agakiza kawe. Dusenze twizeye. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.